Yesu ashimwe bene data, iyi ni Gospel Rwanda Corner, twagarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana, turi kumwe n'umukozi w'Imana, umupasiteri, ndabizi neza yuko turi bumukunde, nitumara kugirana ikiganiro kirambuye, reka tumuhe umwanya rero atubwire ibirambuye kuri we kugira ngo n'abatamuzi bamumenye. Umwanya ni uwawe, ni karibu pasiteri. Izina ryanjye yitwa Pasiteri RUGEREKA Vincent, ni umugabo ukijijwe, icyo nicyo kintu cya mbere, kandi ufite umudamu. Ikintu nashaka kuvuga ni uko ufite umudamu tubana w'umudamu, ntabwo mfite undi mugabo tubana, mfite undi mudamu kandi twarabyaye. Ubwo ibintu navuze mwabyumvishije abantu badakurikiye, ni umugabo ubana n'undi n'umugore, ntabwo ndi umugabo ubana n'undi mugabo, ni umugabo ubana n'umugore, tubyaye abana batatu kandi duhawe umugisha n'Imana. Tumaze igihe gihagije rwose muri ubu buzima dukorera Imana, kuva mu buto bwacu, mu busore bwacu twakoreye Imana kugeza uyu munsi. Kandi ikintu nshaka kuvuga, nk'uko babitubwiye ngo tubibwire neza, ntabwo tuzi kwivuga cyane, nk'uko njye mbona abantu benshi bakunda kwivuga. Ikintu nashaka kuvuga gusa ni uko nkunda kuvuga Yesu kuruta uko nivuga, kuko iyo Yesu niwe wahinduye ubuzima bwanjye, bituma numva mukunze, bituma mbasha kumuvuga. Uyu munsi ibintu turi kuvuga n'ibyo turi gukora byose tubikora kuko Yesu yaduhaye umwanya wo kumukorera. Kubw'ibyo rero turashima Imana kubw'iki kiganiro twinjiyemo uyu munsi wa none. Imana ibahe umugisha. Ndizera neza ko muzadukurikira kandi tugakomeza kuganira cyane cyane ku bintu byose bishingiye ku ijambo ry'Imana. Pasiteri, urakoze cyane kutwibwira, ariko hari ikintu ukomojeho nshaka kukubazaho ikibazo, nkanagusaba kukivugaho birambuye. Utubwiye ko uri umugabo ubana n'umugore, utari umugabo ubana n'umugabo. Muri ino minsi turi kubibona ko ari ibintu byateye, nko muri Kenya twumvishe inkuru ngo umupasiteri yashakanye n'undi mupasiteri wo mu itorero rya EAR. Dushimira abo mu Rwanda ko ibyo bintu babyanze, ariko se weho ni ikihe gitekerezo ubifiteho? Ese ubibona gute iyo dutangiye kubona abavugabutumwa nk'aba ari bo batangiye kwamamaza ibikorwa nk'ibyo ngibyo? Cyangwa se wasanga nawe utanabyumva kimwe wenda nk'uko njye mbyumva, cyangwa mbega wowe ubifiteho ikihe gitekerezo, kugira ngo dukomeze twungurane inama kuri ibi bintu bitari kuvugwaho rumwe muri iyi minsi, ikibazo cy'ubutinganyi? Rero ikintu nshaka kuvuga ni kimwe n'uko Pawulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushye. Rero turi mu bihe birushye, aho abantu bari kugenda bagoreka ijambo ry'Imana. Kuba umugabo, impamvu muzira ijambo ni uko nshobora kuvuga ngo ndi umugabo ugahita ugira ngo ufite undi mugore, ufite undi mugabo w'umugabo nanone. Njye ndashaka kuvuga ko mfite umugore w'umugore utari umugabo. Bivuga ngo iyo abagabo babiri bahuye, ari abagabo, umwe akitwa umugabo undi akitwa umugore, biba bituvuze ngo ni abatinganya abo bantu babiri. Muri iyi sisiteme yacu turimo uyu munsi wa none, abantu bavuga ngo uburenganzira bwabo, ariko njyewe mpagaze ku ijambo ry'Imana. Icyo ijambo ry'Imana rivuga, Imana yaremye umugabo n'umugore, ntabwo yaremye umugabo n'umugabo. Ubwo rero niyo mpamvu uyu munsi kuba abantu bagira ibibazo ngo izi ntibishoboka, ngo n'intore zizayoba. Kuba pasiteri ari kuvuga yuko ari uburenganzira bwe kurongorana n'undi mugabo, ntabwo bivuga yuko Bibiliya ijambo ry'Imana ryagize iki, ryahindutse. Ni ibitekerezo bye, ni imyumvire ye, ni imyizerere ye, kandi ntatinya kuvuga yuko ari imyizerere iri satanike ya Satani. Ndabizi ubu ngubu hariho ababifite umutima bigiye kwita bibabaza ko uvuze ngo ni imyizerere ya Satani, iri satanike. Ni imyizerere ya Satani, ni imikorere ya Satani y'imbaraga z'umwijima. Ariko ntibizabuza ijambo ry'Imana yuko abagore n'abagabo bazabana. Rero ijambo ry'Imana, Imana irema umugore n'umugabo, ntabwo yigeze irema umugore n'umugore, ntiyigeze irema umugabo n'umugabo. Pasiteri, urakoze cyane. Hari ikindi kibazo nanone ngira ngo nkubaze, wakomojeho kare uvuga ko uri umuntu ukijijwe. Ese nakubazaga ikibazo kimwe, umuntu ukijijwe ni muntu ki? Ese birashoboka ko umuntu ashobora kukureba we nka pasiteri agahita amenya ngo urakijijwe? Mbega ndagira ngo udushushanyirize ishusho y'umuntu koko ukijijwe, ku buryo n'undi muntu ashobora kumubona agahita avuga ati koko uyu muntu uko byagenda kose uyu muntu arakijijwe. Cyangwa se niba hari n'ukundi kuntu umuntu yabibona, cyangwa se niba hari n'ukundi nawe ubyumva,
udusobanurire, dukomeze kungurana ibitekerezo dusanisha ku ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Ugiye banje kuvuga ubuhamya, hari ubuhamya bw'umuntu ku giti cye, uwo banza kwemera ko ukijijwe. Kugira ngo umenye ko ukijijwe rero ugomba kumenya uburyo bakizwa. Hari ukwikiza, hari no gukizwa. Njyewe rero narakijijwe. Bibiliya Efeso ibice 2:8 ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera Yesu. Maze kwizera Yesu narakijijwe, ibyaha byanjye narabibabarirwa. Kandi maze kubibabarirwa narakuze nubaha Imana. Uko kubabarirwa ibyaha kwatumye ngendera mu gukiranuka. Rero ikintu cya mbere nakoze ngewe nabanje menya ko nkijijwe, ngenda nk'uko ijambo ry'Imana ribinsaba, nkora nk'uko ijambo ry'Imana ribinsaba. Icyo ni ikintu cya mbere nakoze. Ikindi umaje urabwira ngo ni gute wamenya ko umuntu akijijwe? Bibiliya ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu gusa arakijijwe kuko abwiriza. Oya, genzura n'imbuto ze. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu arakijijwe kuko yahanuye. Iyo ni imirimo yerekana ni imirimo y'umwuka. Ariko hari n'imbuto z'umwuka. Bibiliya itubwira ngo ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ugukiranuka, ni ingeso nziza. Ibyo byose iyo umuntu agenda kubireba ko umuntu yagize iki, yakijijwe, ni umuntu wavuye mu mwijima ajya mu mucyo, atangiye gukora imirimo y'umucyo. Uwo niwo muntu ukijijwe rero. Rero niyo mpamvu navuze ngo ndakijijwe. Ninjye ubizi mbere yuko undi muntu abimenya ko nkijijwe. Ntabwo ari umuntu uza kubisaba ngo mbwire ngo yewe wambonye ko nkijijwe. Oya, njyewe ndabizi njyewe ko ngize iki, ko nkijijwe. Nta n'uwo bisaba kugira ngo nemeze ko nkijijwe. Ntabwo bisaba kubera iki, nahawe uburenganzira bwo gukizwa. Ninjye ubizi ko nkijijwe, kandi igikurikiyeho ntabwo nyizwa kuko abantu bishaka ko nyizwa. Nyizwa kuko njyewe nizeye Yesu. Ndibwira mu gisubizo ari cyo ngicyo. Pastor, urakoze cyane ku busobanuro duhaye. Ariko iyo ngingo tutarayivaho nagira ngo nongere nyikubazeho ikintu kimwe. Mbega ndagira ngo udusobanurire ukoresheje urugero, utubwire umuntu ukijijwe ukoresheje urugero, ugendeye ku mirimo myiza yiwe, ugendeye ku mirimo akora, unadushushanyirize wa muntu dushobora kureba koko tukabona ko yikijije nk'uko wabivuze, cyangwa se afite ibindi bintu ku ruhande asa nkaho yizera ko byamukijije. Ubigereranye mbega na wa muntu muzima wakijijwe koko n'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze cyane, umbaje ikibazo cyiza gikenewe muri iyi minsi ya none. Hari igihe nigeze gutanga ikiganiro abantu bakora komante kuko navuze ngo kwikiza no gukizwa. Rero uvuze ijambo ryiza cyane. Ikintu cya mbere cy'uko umuntu akijijwe, ahantu bigaragarira nuko ubanza ukizera Yesu. Nuko umuntu yarakiriye Yesu. Ntabwo ari idini. Igihe kinini abantu bavuga ngo bavuye mu Gatolika ngo bajye mu barokore, bavuye mu Bayisilamu bajya mu barokore. Rero ushobora kuzajya mu Basilamu, mu Bagatolika, cyangwa ukava mu Bagatolika ukajya mu barokore, warangiza kuba utakijwe gusa wahinduye idini. Nubwo uhindura miriye gusa. Ariko gukizwa ni ikintu nibyo nashaka kuvuga. Gukizwa intambwe ya mbere ni ukwizera Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Iyo wamwizeye aba umwami. Iyo wambaye umuntu ari umwami w'ubuzima bwawe, ni ukugira iki? Ni ukuyobora. Aba umuyobozi wawe. Ikindi cya kabiri, iyo wabaye umukiza ni ngo yagukijije ibyaha. Aho ngaho ni ukuvuga ngo wakijijwe, iyo ni intambwe ya mbere. Iyo rero wamajije ahindura ubuzima bwawe kuko wamwumviye, ugenda nk'uko ashaka. Ntabwo ugenda nk'uko isi ishaka cyangwa abandi bantu bashaka. Ugenda nk'uko igwe uwo mwami wawe wakiriye wagukijije ashaka. Ruvuga ngo wabaye imbata ya Yesu. Uko niko gukizwa. None utangira kugenda mu buryo bw'ukuri. Ngo ni gute rero uwo muntu twamumenya? Rero ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Hari igihe tubona imirimo, dushobora kubona abantu bari kuririmba, dushobora kubona abantu bari kuvuga ubutumwa, dushobora kubona abantu bafite n'ibyubahiro bitwa ba apotre, ba bishop, ba pasiteri. Iyo ni imirimo yose ishobora kuboneka mu itorero, cyangwa abaririmbyi, cyangwa abantu bahanze bahagarara kuri podium, abandi ari abadiyakoni. Ariko gukizwa bitandukanye n'ibyo bintu byose. Iyo ni imirimo ishobora gufatwa n'umuntu ukijijwe n'udakijijwe, kuko ari ibintu bigaragara hano mu isi. Ariko ikintu rero wabonera umuntu wakijijwe rero agaragara mu Bagalatiya 5:22. Bavuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ugukiranuka. Bivuga ngo abakora ibisa bityo ngo nta mategeko abaho. Rero iyi si yacu nta bantu bakeneye, ikeneye abantu bakijijwe. Kubera iki? Nta kajagari batera muri quartier. Abantu bakijijwe nta nduru batera muri quartier. Rero birakenewe yuko tubona abantu bakijijwe. Pastor, aho ngaho ngize ikibazo cy'amatsiko. Ubwo ngendeye ku busobanuro duhaye, bishatse kuvuga ko umuntu wese tubona koko akora ibintu binyuze mu mucyo, uwo muntu koko akijijwe. Ubwo twajya tumwita umuntu ukijijwe tukavuga tuyu arakijijwe.
dusobanurire neza. hari ikintu kimwe burya mu buzima bw'umuntu habamo ubunyangamugayo bwakavukira umuntu avuka. hari abapagani badasambana, hari abapagani batiba kandi hari abapagani batarakijijwe. intambwe ya mbere yo gukizwa si ingeso. hari ingeso nziza abantu bitwa ba ngeso nziza ariko badakijijwe. njye nkunda kubita ngo ni abapagani bari janti. ni abantu nyine ubona baba bameze neza, bavuga neza, ntibasambana, yewe n'inzoga byari bibaho abantu barasimba, nta n'inzoga ntazo banywa. ariko kuba utanywa inzoga, kuba udasambana, kuba ufite ibintu bigaragara neza muri sosiyete ntabwo bisobanura ko ukijijwe. ushobora kuba waravutse mu muryango w'abantu bafite izo ndangagaciro. kugira izo ndangagaciro, par exemple nkatwe abanyarwanda ari abantu bitaga ngo abantu b'imfura. rimwe na rimwe babaga badakora ibintu nk'ibyo ngibyo, imico mibi n'ibintu by'ingeso mbi, abo nibo bitwaga abantu b'imfura. rero umuntu w'imfura ntabwo bishobora kuba imfura ko bishobora kuba waba wagize iki, wakijijwe. gukizwa rero bitandukanye no kuba imfura. gukizwa bishaka kuvuga ngo warakijijwe na Yesu, wabanje kwizera Yesu aba umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. rero kuba imfura, ushobora kuba imfura ariko udakijijwe. abantu bose bakuvuga neza, bakwita umuntu mwiza, ariko utanditse mu gitabo cy'ubugingo. kubera iki? Yohana 3:13 bavuga iki? havuze ngo aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. rero kugira ngo uyu muntu avuge ko akijijwe nuko yakiriye ubugingo buhoraho. ubugingo buhoraho rero nibwo bubanza mbere yo kugira imirimo myiza. rero ushobora kugira ubugingo buhoraho, ushobora kugira imirimo myiza ariko udafite ubugingo buhoraho. ndibwira ko nshobora niba hari ikindi kibazo wakongeramo aho ngaho wumva udasobanukiwe, ntabwo turakomeza n'ubundi. Pastor unyihanganire ndacyakubaza ibibazo byinshi. muri iyi minsi dufite ukuntu uri gusanga abantu ukabona bari gukora imirimo myiza mu itorero kuko bumvisha iryo jambo, ariko nyamara bagera hanze y'itorero hamwe umuntu abareba bagakora ibihabanye n'iby'ijambo ritubwira cyangwa se na za doctrine z'itorero runaka asengeramo. none nagira ngo rero udufashe uduhe kuba twatandukanya wa muntu ukora imirimo yo mu itorero na wa muntu ukora imirimo yo hanze, utwigishe buryo ki ibyo bintu twabihuza kandi byose bigahurira hamwe gukora ibyiza, nta bintu byo kwishushanya wenda ngo nkore ibyiza kuko bandeba ndiko ningeraho batandeba nkora ibihabanye. ndagira ngo mbega uduhugureho birambuye. urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza, ndi kumva uri kumbaza ibibazo byiza, nanjye numvaga nkeneye cyane kuvuga muri ino minsi. igihe kinini abantu benshi bazi ko abantu bagiye mu rusengero bose ariko bakijijwe, ariko bishobora kuba hari impamvu yakujyanye mu rusengero. ushobora kujya mu rusengero kuko harimo inshuti yawe, icyo ni kibi. ushobora kujya mu rusengero kuko ariho papa wawe na mama wawe basengera, ariko ushobora kujya mu rusengero wagize n'umuhamagaro w'Imana wo kujya muri rwa rusengero. rero abo bantu batatu baratandukanye. abantu bazanywe na bene wabo cyangwa bazanywe n'imiryango yabo cyangwa ariko n'idini bavukamo, batandukanye n'umuntu wahamagawe n'Imana kugira ngo akorere Imana. uyu muntu wahamagawe n'Imana kugira ngo akorere Imana mu rusengero, iyo ari kubikora neza mu rusengero kuko yahamagawe n'Imana, amenya yuko niyo hanze y'urusengero Imana iri kumureba, ntabwo Imana iba mu rusengero. abantu benshi bazi ko Imana iba mu rusengero niyo bari kuramya amaboko bazamura amaboko cyane mu rusengero, baba bazi ko Imana iri kubareba. ariko iyo umuntu yahamagawe n'Imana, atoranyijwe n'Imana, amenya yuko Imana iri mu rusengero, ari iba ku isoko, ari iba mu muhanda, ahantu hose ari, amenya yuko ari kumwe n'iki, n'Imana. ishobora kuba iri mu isoko, muri gare Imana ibihari, Imana yacu ibera hose icyarimwe. uyu muntu abana n'Imana rero hanze no mu rusengero. Pastor, hari ikindi kibazo cy'ingenzi mfite ari nacyo nyamukuru. muri iyi minsi hari ukuntu niba ndi umuporoso, reka nkoresha iryo zina rya kera, cyangwa se niba nsengera nko muri eyari, undi agasengera muri adeperi, undi muri eperi cyangwa se umudive. dufite ukuntu dufite imyumvire ivuga ngo ntabwo najya gusengera mu rindi torero cyangwa se mu rindi dini, bimeze nk'aho twafashe Imana tuyigira iyacu gusa, Imana y'abaporoso, Imana y'abadeperi. none nagira ngo udusobanurire muri rusange, utwumvishe, ubwire abantu uburyo ki aho waba uri hose Imana yahagusanga, kandi ugerageze kutwumvisha buryo ki
nta mana y'abantu runaka, nta mana y'abantu runaka, kuko numva ko iyo habayeho imana y'abantu runaka icyo gihe biba byabaye ikigirwamana, kuko imana ni imwe ku myemerere y'umuntu wese wizera Yesu Kristo. So nagira ngo rero udusobanurire unakonvenka abantu babyumve nk'umukozi w'Imana vraiment. Iki kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane, uri kumbaza ibibazo bikomeye cyane bitoroshye gusubiza, ariko ndabisubiza uko mishoboye kubisubiza. Iyi Imana abantu benshi bavuga bajya bayifata bakayifungira ahantu, kandi ni imyizere nyine y'amadini. Kandi njya nkunda kubwira abantu rimwe bati Yesu yaje asanga idini, ava mu isi arisize, nanagaruka azasanga idini rikibaho. Iri dini rero rigerageza kwerekana yuko Imana ari iyabo, kugira ngo abayoboke bari aho hantu bose bajya bavuga ngo Imana iba ahantu. Ariko ntabwo Imana iba ahantu, ntabwo Imana iba mu nzu z'abantu zubatswe n'abantu. Imana iba mu mitima y'abantu. Ngiye kuvuga iki kintu, ndabizi kirakomeye, ariko n'urugero natekerejeho nibajijeho kera abantu benshi bababwiye yuko Imana iba mu rusengero, iba mu nzu zubatswe n'abantu mu rusengero. Iki kintu umuntu wese umurikiye acyumve neza, ucyumve neza. Ntabwo ndi gusebya amadini y'abandi, ariko ndashaka kuvuga Imana itaba mu rusengero. Tugeze mu mwaka wa 1994, kandi koko twese twari abantu twe tuzi ko mu kiliziya no mu rusengero ariho hari Imana iba, nta n'umuntu wahagera. Kubera ko batwigiye ko Imana itaba muri twebwe, iba mu nzu zubatswe n'abantu, itabana n'umuntu wari wese iba ahantu, bari ahantu iri fixe tugomba kujya kuyishakayo. Twahungiyeyo twese twirukanga ngo tugiye kureba ko Imana yadukiriza mu rusengero, mu kiliziya. Mwabonye ibintu byabayeho. Iyo Imana iza kuba mu kiliziya, ni ukuri, reka mbabwize ukuri, ntabwo biriya bintu byagiye biba mu rusengero, mu kiliziya byari kubamo. Ariko kuko harimo zari inzu gusa zitarimo Imana, ari amateraniro, ari inzu y'amateraniro, niyo mpamvu ibintu twagiye duhura nabyo byatugoye. Rimwe na rimwe abantu bamwe ntibashobora kujya mu rusengero, abandi bajya mu kiliziya kubera ibintu baboneyemo mu kiliziya no mu rusengero. Ariko reka maze nkubwire, ni byiza koko kujya mu nzu y'amateraniro no guterana no guhura n'abandi. Ariko ikintu nashaka kukubwira kiruta ibindi, ntabwo Imana iba muri iriya nzu. Imana irashaka gutura mu mutima wawe, irashaka kubana nawe wowe bwite, kuko Imana ibana nawe uri mu rusengero, ikabana nawe unaryamye mu nzu iwawe. Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana iba ahantu hose. Rero nagira ngo abantu babyumve, ntabwo Imana igira idini, ntabwo Imana igira idini. Reka mbasetse umunsi umwe umugabo yari inshuti yanjye, ahura n'ikibazo cy'uko yakoranye n'idini imyaka myinshi, kandi yararikoreye, yarivuze ko niryo rifite Imana, ribwirizamo abantu benshi barakizwa, barizamo ari benshi, abazanamo ari benshi, kuko yababwiraga yuko Imana iri muri iryo dini. Umunsi umwe rya dini ryaramwirukanye, rimwirukanye nta cyaha yakoze, wenda tuvuge ngo yasambanye cyangwa yibye, ni rya shyari nyine riba mu mazu, nyine muri ya mazu yacu, ryo mu mitima yacu, n'uryo abantu batahindutse. Arangije wa muntu yicaye atuje, amaze umwaka wose baramwirukanye mu rusengero, muri ya nzu y'idini, kabone kuba mu rusengero, muri ya nzu y'idini. Arangije ngo ijwi ry'Imana yamubwira ngo rega ndacyagukunda, ndi kumwe nawe, n'igihe wagutoranyije. Arangije muri iyo minsi abyara umwana ngo mwitaga Imana, burya si nk'idini. Ati kumbi idini ryarantaye, ariko Imana ntigeze iba. Nashaka kubwira iki rero Imana aho waba uri hose, Imana ishobora kubana nawe. Ntabwo ndi kubuza abantu kujya gusenga, munyumve neza, ntabwo ndi kubuza kujya gusenga mu rusengero, ariko wibigira nkaho aho hantu muri urwo rusengero ari Imana. Njye ninkunda kubaza abarokore, twebwe twizere yuko Yesu azagaruka. Yesu agarutse utagiye ku cyumweru mu rusengero, wabigenza gute? Imana y'imperuka ivuze utagiye mu rusengero, kuzi ko Imana iri mu rusengero muhura nayo wagiye mu rusengero. Yesu agarutse utari mu rusengero, byagenda gute? Wibaze icyo kibazo nawe, byagenda gute? Yesu agarutse uri mu muhanda cyangwa uri mu kazi, kandi uzi ko Imana muhura ku cyumweru, byagenda gute? Rero nicyo ni ikibazo ugomba kwibaza, tukamenya yuko Imana ibera ahantu hose icyarimwe, ibana n'abantu bayo kandi bayishaka, ikegera abayikunda bose. Kandi yaravuze ngo abanshakana umwete nibo bazabona. Ndibwira yuko icyo kibazo ari ahantu yiyejeje. Niba atari ahantu yiyejeje, tuzakomeza tubiganireho, abazagira batanga amakomenti bazagira batubwira kugira ngo twongere tugaruke ahantu tutabivuze neza, twongere tubinonosore neza. Murakoze cyane, ndibwira ibyo ngibyo. Pastor, urakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana n'umwanya waduhaye. Imana iguhe umugisha.
abantu baragenda batera komenti batwungura ibitekerezo ku ijambo ryavugiwe ahangaha, n'abakenera ibirambuyeho turashyira nimero zawe muri description ku buryo bashobora kurebamo bakazibona bakazaba bakuvugisha ukabasobanurira birambuye. Ngira ngo dusoza wagira message yawe ku giti cyawe ugenera abantu nk'umukozi w'Imana, ntakubajije wenda ikibazo gutya runaka cyangwa iki, gira akantu bagenera, ubutumwa ubagenera. Okay, ngiye kubaha ka message gatoya koroshye cyane. Ikintu cya mbere nababwiraga nuko Imana bakunda, nta n'ikindi kintu nakirenga aho ngaho, nuko umuntu wari we wese Imana igira iki, iramukunda. Imana ikunda abantu yaremye. Nubwo natangire kubatinganya n'abaki n'abari batinganye na Imana igira iki, irabakunda kandi ifite imibereho myiza kugira ngo ihindure buriya buzima bwayobye bwaje mu mibereho kugomera Imana. Nashaka kuvuga rero ikindi kintu nuko abizera Yesu bose bafite ubugingo buhoraho. Imana ibagire neza kandi Imana ibamugisha kandi Imana ibafashe cyane. Ariko reka dufatikanye gusenga. Ndabizi iki kiganiro tuzakomeza tugikore, ariko reka dufatikanye gusenga. Reka musengere. Ushobora kuba muri iki kiganiro ukabaye challenge ukumva hari ibintu wari ukeneye kumenya umenyeho gatoya, ariko reka musengere. Ikintu bagakwiye kumenya no kumenya Yesu ukamwizera. Ukamwizera ukavuga ati Yesu, nanjye ndakwakiriye. Yesu yakora ibitangaza ku buzima bwawe. Reka ngufashe gusenga rero. Nta kindi kintu. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje kuko udukunda kandi tugirira neza. Uyu munsi dusengeye abantu bumvishije kina kiganiro, bagirire neza. Hari abantu bari bayobejwe, bari bagowe, bari bamerewe nabi, baremerewe, ariko Yesu wavuze ngo abaruke n'abaremerewe bagusangura baruhura. Nanjye ndakwinginze rero ngo uruhura abantu bawe, kandi abashaka gukizwa ubakize Yesu, kandi abakwizeye ubakire kubw'urukundo rwawe. Reka imbabazi zawe no kugira neza kwawe bigaragare ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu, amen. Pastor urakoze cyane. Ku bantu mukomeje kujya mudukurikirana, uyu mupasiteri tugiye kubana nawe igihe kinini mu minsi iri imbere. Mukore subscribe, comment, like na share kugira ngo mukomeze kujya mudukurikirana umunsi ku munsi, mukurikirana ijambo ry'Imana rizajya ritambukira kuri no televiziyo yacu ya Gospel Rwanda Kona. Imana ibahe umugisha.